yoboka amarozi umva ashaka kundogesha njyewe ngapfa ariko njyewe buriya mfite ukuntu Imana inkunda nye turarwana afata icupa ashaka kuri nkubita kwa ambuze njyewe wamufashaga abuze n'uwo musore yashaka kunteranyaho arangije ahita ayoboka amarozi. Mumeze mute bakunzi ba Sondela TV nizere ko muri mwese mumeze neza murabona ko uyu munsi ibintu ni sawa nizere ko muri kunyumva neza kubera ko naguzwe n'utu microphone reka nshimire umuntu bita Enoch ni umuturanyi wanjye yakoze cyane yamfashije kutubona ni umuntu mwiza cyane acuruza imyenda naza gushiraho nimero ye mujye muhamagara abantu yambika abagabo yambika abahanzi cyane ni umwana mwiza rwose ibaze ko namubwiye ko mfite ikibazo cya microphone agahita tunshakira byirutse kandi nta nyunga bifitemo mana yanjye haracyaba abantu weze size uyu munsi ngiye kubakorera video y'abagore n'abakobwa ngiye kubabwira ukuntu mugomba kwitonderana ubwanyu hagati yanyu mwitondera inshuti zawe kubera ko inshuti z'iki gihe biragoye kubona inshuti risereye cyangwa se igukunda bya nyabyo nubwo yabigukunda ishobora kukugirira ishyari bitewe n'ibintu ugenda uyibwira bitewe n'ibyo ugenda ugeraho ni ukuri pe tujya tubona abantu benshi babivuga tukagira ngo ni ukuri cyangwa se ni amagambo ariko ni ukuri iyo ugenda utera imbere cyane ugira n'abanzi benshi usibye no gutera imbere iyo ugenda ubwira umuntu ibintu byawe ni ikibazo pe mujye mugira ibanga muvuge bikeya. So guys ntatinze rero ngiye kubabwira iyi nkuru yabaye hashize igihe kinini nari mfite umukobwa w'inshuti yanjye nkabangira n'umusore w'inshuti w'umusheri wanjye umukobwa yarazi ko nyine nabonaga umusore tukamarana kabira gahita nyanga sinarinzi keya sinarinzi kwita ku muntu sinarinzi kwita ku muntu nyine ntago yarazi ko nabona sheri ngo dutindane tumarane igihe kinini nk'uko uwo musore byagize ute byagenze. So guys umukobwa w'inshuti yanjye cyane Magara ni Magara amwe y'amagara noneho nkajya mubwira sheri wanjye bimeze gutya sheri wanjye byagenze gutya sheri wanjye nibi sheri wanjye ikiganiro cyari kirabaye sheri wanjye noneho umukobwa kuguma kubimubwira naje nyine twahoraga dutandukana n'abasore akambwira soso nturi seriye nagugira amahirwe yo kubona umusore uri seriye nanjye kuko akaba ariko nifata ariko rero ndagira mbabwire ngo nyuma y'ibyo byose hari n'inkuru nzababwira y'ukuntu yantwariye umusheri byaje kurangira iby'abasheri ariko tuguma tubishuti ariko nkamwizera naje kumuganiza navuga ati rero nahuye n'umutipe tukura gutya na gutya turakundana okay noneho yarazi ko nahise nkunda n'abasore baraho batagira akazi batasa neza hagiye kubona umusore n'umusore mwiza w'ibogare uri se noneho umusore yaje mu buzima bwanjye nkunda ku nta n'undi musore ndabona ubundi nk'uwo musore noneho uwo mukobwa ikintu cyabayeho ni iki yarabanje ubwo ngiye umusore tujya buriya hari ibintu nyine hari ibintu abantu baba bakuvugaho bakubeshyera hari n'ibintu baba bashaka kubavuga ari byo ngiye naramwicaje mubwira buri kimwe cyanjye cyose cyabibanga yaba irya famille byose mubwizwe no gati ngewe imbere n'inyuma ameze gutya nawe arambwira ati nkabishungiye buri kimwe cyawe cyose uko byaba bimeze kose ndagukunda waba urwaye kanseri waba iwanyu bimeze ute waba uri umwana mu bakene umusore ati ngiye nzagukunda mbambibwiye wa mukobwa tugatisha tusikoro nakambwiye ko byaba bimeze kose azagumana nanjye akankunda ntitugiye no gukora ubu kuko niba yarebye yari umufiyeme niba yarebye wati mubeba ntanze gushaka n'iki abaratangiye aragenda guhimbira igihuha arangije yicara we acunga wa mutipe aramuhamagara barahura amubwira ibintu byanjye byinshi amabanga yose niba kunywa arakundanye n'umusore byose arabimubwira umutipe turakoze kubimbwira ariko nsanzwe mbizi icyo gihe birarangira arangije ashaka nimero tutazi akajya yikoresha yandika message sheri wawe gutya na gukisha sheri wawe akabibona akamusubiza ati ibyo nabyo ndabizi urakoze arangije aragenda ahimba igihuha ntazi noneho gikomeye araza arakimubwira none umutipe nawe mana wari umutipe mwiza pe nubwo twatandukanye ariko ewana respect umutipe aramubwira tuzi icyo gihe umbwiye nsanzwe mbizi nabyo arabimbiye kandi nabyeze nabyo namubwiye numva cyari gihe kitari ukuri kwicara umusore arangije arabimbwira ndamuganda musobanurira duhita tumenya ko ari umwanzi wacu duhita tunamenya ko ari we no nambwiza ukuri ko ari nawe umukobwa turamureka
none umukobwa rero tumaze kumurika niba yarebye bati social inshuti yanjye yajyaga amfasha ngiye buriya nkunda kuba nafasha abantu bari inshuti zanjye barabizi nditanga niba ntitanga mu nyomoze muri comment nditanga ku buryo ufite ikibazo nkitanga ku buryo mizi ko se nkitanga noneho umukobwa abona arambuze ngiye bamufashaga abuze n'uwo musore yashaka kunteranyaho arangije ahita ayoboka amarozi mw'abakobwa mwe mw'abamama mwe mujye mwirinda kujya mu marozi ntabwo ari byiza ayoboka amarozi umva ashaka kundogesha njyewe ngapfa ariko ngiye buriya mfite ukuntu Imana nkunda gusenga nubwo naba nakuze icyaha kimeze gute ndagenda nkajya gusenga ati Imana I'm so sorry nakotoye rero njya gusenga umuntu arambwira ati Imana ikukijije urupfu avuga ati se urupfu nyine mbyibaza ndongera ndasema ati Imana ikukijije kurya uburozi atarogiye kurya uburozi ugapfa barokore nabo sinabyitaho ubwo rimwe naje kubona ikimenyetso ariko ntago ndi bukivuge kuko uwo muntu nyine yahita yiyumva n'ibintu birebire ikimenyetso ndakibona ibyo birarangira ndangije rimwe ndi kumwe na sheri wanjye yari yansuye tumaze kurya nari namugoye n'agacupa yinyweraga agacupa ngiye kubona mbona aramfashe amfata mu mashinga numva atangiye kuvuga ngo ngubo ushaka kunyinisha rero ngo kambike umushangiye ntabwo ari umunyamahane pe turagundagiranye turarwana afata icupa ashaka kuri nkubita kwa kundi bara mu ijuru ni nkaho numvishe we yarambwiye ati numvaga ngiye ikintu nshaka ruko kuca ariko ni kwa kundi Imana avuga uti wipfa icupa yaringarukirijeho mbo ubwo ahita arwara amaze kurwara araremba hasi y'umuntu wafashwe no kurwana mfata ashaka kunkubita uyu muntu bimeze uti ubwo mfata umwanzuro tujya gusenga tujya ku mupasiteri nari nizeye aradusengera akitangira gusenga arambwira tumva hari ndi kubona imyuka mibi y'umuntu umeze gutya na gutya ati ndi kubona afite gahunda yo ko uyu musore agomba kukwica yagerageje kukwica biranga rero ndabona mu myuka ndi kubona harimo umuzimu winjiye muri uyu musore uvuga ko agomba kukwica umusore avuga ati kuko ngiye mu majwi yanjye niyo njyamye numva umwuka umbwira ngo byuke kucura mukobwa sinzi impamvu aravuga ati ngiye uwo mukobwa avuga ati ngiye nabonye n'ishusho ya runaka tumunsi ndwara ngenda kumwica nabonaga ishusho yo umuntu ari aho ngaho ari kujya avuga ngo mwicara kubeshya nta gukunda azagucika n'ubundi bizagenda gutya mwumva ibintu binzamo nyine binsaba kukwica umupatiri aradusengera twamaze iminsi we aradusengera barasenga Imana barokore ndabakunda Imana ndabakunda mfite groupe z'amasengesho mbabo nkunda barokore nubwo ntari umurokore nyine ngo nanjye ngo nkure amarena ngo nkure ibiki ariko barokore mujye mumenya ko ewana respect kabisa baradusengera Imana umushiri wanjye arakira amaze gukira naragiye ndeba wa muvuto wanjye ndamuhamagara ndamwanise unyanga bingana gutya ati ngiye nkwanga nkwangira iki atahubwo ni wowe unyanga ati naranabimenye ko wagiye kundogesha ndabatiye ukumbe wabikora noneho uhisubinanga kuko uzi ko ari byo narinje kukubwira gusa nk'abashatse kurwana ariko mitamureka gusa icyo nashimye Imana nawe yaje gukizwa atsaba n'imbabazi aranakizwa ubu arasenga no umumama rwose ushima Imana ariko ndagira ngo mbabwire ngo ikintu yarambwite ikintu cyanteye ishyari nabonaga ubonye umusore mwiza urenze uwanjye nkabona shire wakwitaho aragukunda muri mu bantu arakufata akaboko ngiye wanjye atakamfata akajya mbese nyine ari na mwiza umva ibintu byateye umuntu ishyari ni ibintu bitanafatika ati kuba naramubwiye ibi nibi ntabyumve wenda nubwo namubeshyaga ariko byanyiritse ko umusore agukunda byanyabyo mbona ko ugiye kuntangura ati nanjye mpitamo gufata uriya mwanzuro ati burya nabanje kukoga gutya biranga ati nyuma umva mwabantu mwireba najya mbabwire ngo kujya ubwira inshuti yawe ibintu byawe byose ni ukuri ntabwo ari byiza niyo mpamvu ndi kubabwira ngo ujye uvuga bike uvuga uziga umenye ibyo uvuga umenye ibyo uhisha rero nifuza kubashira ino nkuru yanjye uyu munsi kugira ngo nawe niba ufite umuntu wizera 100% utangire ugire 50 ejo uzagire 30 ejo uzagire 10 ujye umubwira bikeya ibindi bizigame kubera yuko bitihise ibaze nk'iyo nshuti yanjye Magara naramukundaga nanamusapotinga ndavuga ati sha mbuza yo kwishyura inzu ndavuga ati ake nanjye narifite make nari naranazamuka icyo gihe nari ndi mu buzima bugoye ariko tugafatanya rero ndamushimira ko yabaye intwari akansaba imbabazi yarangiza bikanarangira ubu nta kibazo nuko tutavugana ariko byararangiye nta kibazo mufiteho ariko na sheri wanjye arabizi ndanamusoje ahari yararembye ararwara akambwa ati ngemba numva rwose mu mutwe wanjye hari habaga hari ijwi rimbwira ngo mwice nta gukunda arakubeshya
umukobwa arambwira uti bwari ubwa mbere ngiye mu bintu by'abarozi ariko nanjye n'umuntu wanshutse I'm sorry urumva yageze igihe atwite agiye kubyara aravuga uti nta nindwa no kukiririmbo n'ijuru aba open ambwiza ukuri ndamubabarira naramubabariye ariko nasigaranye isomo rero niyo mpamvu nifuje kubaganiriza iyi nkuru uyu munsi kugira ngo namwe mubone isomo umenye uko muzajya mubibana n'inshuti zanyu no kuwirirwa ubwira umuntu wawe ngo ibyawe ngo ibi n'ibi mumenye uko mubihagarika. So nakoze gukurikirana Sonera TV nizere ko mugiye gukanda subscribe aho hasi mu kantu gatukura mukore share like comment kanye mbabwira inkuru nyinshi zitandukanye ejo ndarindi inkuru nzabagezaho umva yoho ni inkuru ndende ariko muzihangane muyumve muzakuramwe ubutumwa ngendajya mbaye inkuru yaba ari yanjye yaba yabaye ku nshuti yanjye yaba yabaye ku muvandimwe wanjye ndambaye inkuru nyine ziri mu icyigisho kugira ngo namwe mumenye ubwenge mwige ukwiye kuvuga bike ibindi ukabiceceka kuko njye n'ubwo byagenze gutyo ntago ari unarekeye narongeye ngindi nshuti ndayizera pe ariko ngiye kumva nkumva igenda insebya mu kazi nkumva abantu dukorana bari kumbwira ibintu nazi nkumva bari kumbwira ko yabibabwiye nyine ntago narekeye pe ariko ubu none narize n'umuntu uzambera inshuti uzajya uzi ngo nkubwira bike ibindi nkabiceceka aribyo ntakubwira kubera yuko abakobwa ndabazi ahubwo turize abakobwa tugira ishyari gusa ikintu nshima Imana yaninze kugira ishyari ngere ubwawe ufite umuzungu n'ubwawe ufite umugabo umeze ute sinakugirira ishyari n'ubwawe uhembwa miliyari ahubwo ngiye nshaka gukora cyane nkakoze wabigezeho ute nanjye mbigereho wakoze ikigute nkaba nakugisha nakugira ngo ugirire ishyari nkwange nkubice Imana yarakoze cyane nyaye icyubahiro ko yamfashije ibyo bintu ndabirokoka indindira n'uwo musheri wanjye nubwo twatandukanye ariko twakuyemo isomo ubu ngubu iyo tuvuganye tubitekerezo tugaseka tukumira. So mwakoze kunkurikirana yari Sonjera mukobwa wanyu your favorite girl Sonjera. I love you so much. Ciao. With you the world feels brand new. There's nothing I wouldn't do for you. Oh, the stars could fall, the seas could part.